my friend, ubuzima twabayemo murabuzi. Nubwo mubayemo aka kanya ndabuzi, nanjye ubwo mbayemo aka kanya murabuzi. Nagira nkubwire ngo nta hantu kure Imana itakura umuntu. Ubuzima bwose waba burimo, inzira zose uzacamo, uburyo bwose uzabaho, nagira nkubwire ngo ntiwihebe kandi ntutinye, kuko Imana yawe iri kumwe nawe. Icyo usabwa gukora ni ugukiranuka, kandi ikindi usabwa gukora ni ugukora ibyo Imana ishaka, ukagendera ku mategeko y'Imana, kandi ukubaha n'abantu bayo ukabakunda. Ngiye haraho Imana yankuye bishobora gutuma mpora nyishima igihe cyose. Ni nayo mpamvu rero kuko nanjye umubyeyi wanjye Imana Data twese dukunda, Imana Mwana, Imana Roho Mutagatifu, Imana y'ubutatu butagatifu ari byo mvuze, twongeye kubasuhuza abaduteza amatwi. Inshuti zanjye bavandimwe muraho neza, amahoro y'Imana nabane namwe. Muri kumwe na Gaspari Nshimiyimana aka Humble VP, umwana w'Imana upfa ntibarere yazuka nibaseke, for God nothing will be impossible. Turagarutse rero mu kiganiro cyacu kijyanye no kuramya no guhimbaza. Uno mugoroba rero mu by'ukuri turatangiye, ariko reka mbanze nsuhuze inshuti zanjye abavandimwe, abo twabanye mu bwana, abo twiganye muri primaire, abo twiganye muri segonderi, ndetse n'abo twakomezanye muri kaminuza, abo twakomeje kubana mu buzima busanzwe. Inshuti zanjye mwese aho muri, abari Kigali, abari Gishore, abari Nyamagabe, abari Huye, mwese ndabasuhuje, amahoro y'Imana abane namwe. Uyu ni umugoroba rero muri kumwe n'umuhungu wanyu, kandi ndakeka nashidikanye ko hari abamperuka kera, ndetse harimo n'abanyibagiwe, ariko uyu niwe mwanya Imana yashatse ko ngaruka kugira ngo n'abari baranyibagiwe bongere banyibuke. Mukaba muri kumwe na Gaspari Nshimiyimana aka Humble VP, umwana w'Imana upfa ntibare yazuka nibaseke, for God nothing will be impossible, cyangwa se ku Mana nta kidashoboka. Muri no mugoroba rero nongeye kugaruka. Mbere yuko ntangira ikiganiro cyanjye cyangwa se ibiganiro byacu, reka manze nsuhuze inshuti n'abavandimwe muherere hirya no hino. Mpere kubo twabanye mu bwana tugitobana kondo, abo twatoranye inkwi, abo twasangiye akabisi n'agahiye, abo twotsanyije runonko, mwese ndabasuhuje, amahoro y'Imana nabane namwe. Nongeye nsuhuze rero abo twakomezanyije ubuzima bw'ishuri, ari abo twiganye muri primaire, abo twiganye muri segonderi, ndetse n'abo twiganye muri kaminuza, mwese ndabasuhuje. Ntanibagiye n'inshuti zanjye twakomeje kubana nyuma y'ishuri, nabo ndabasuhuje, ari abaherereye i Kigali, ari abaherereye Rusizi, abaherereye Nyamagabe, abaherereye Huye, abaherereye Gishore, ndetse n'abaherereye hirya no hino mu nce zitandukanye, ndetse n'abari hanze y'igihugu twagiye tubana mu buzima butandukanye, ndabasuhuje, Imana ibane namwe. Ubwo rero mu by'ukuri nje hano ku mihanda, ariko ntago nje ku mihanda nje kuvuga amahomvo cyangwa se nje kuvuga bimwe twumva ku mihanda byo gusebanya cyese byo gutukana. Ngewe ikinzanye no kugira ngo mpamye gukora ku Imana, ikinzanye no kugira ngo mvuge imirimo itangaza Imana yankoreye. Ndamye nashidikanye ko abenshi muri mbone kuri mikoro ndi kuvuga muri bibatungure cyane bitewe n'ubuzima muzi twanyuranyemo, ariko ku Mana nta kidashoboka, nkuko amazina yanjye y'udusirino ariko ameze. Ni nayo mpamvu rero ngewe mvuze ngo reka nze hano ku mihanda mwongere mu mbone. Ubwo rero mu by'ukuri uno munsi, uno mugoroba, ushobora kwibaza ngo se Humble VP ko agarutse kuri mikoro, Humble VP ko yongeye kugaragara, atuzaniye iki? Ibyo ngibyo wabyibaza, ariko mu by'ukuri mbazaniye ibintu byiza cyane. Ariko ikintu cya mbere nzanye nicyo bita isanamitima, ikintu cya mbere nzanye ni ihumure mu nshuti zanjye ndetse n'abanyarwanda muri rusange, kandi ikindi kintu nzanye ni uguhamya gukora kw'Imana, guhamya kugira neza kw'Imana, nkubwira ngo wowe unteze amatwi, wowe uri kundeba, wowe uzareba iki kiganiro nkoze uno mugoroba, nagira ngo nkubwire ngo nta hantu kure Imana itakura umuntu. Ubuzima bwose waba burimo, inzira zose uzacamo, uburyo bwose uzabaho, nagira nkubwire ngo ntiwihebe kandi ntutinye, kuko Imana yawe iri kumwe nawe. Icyo usabwa gukora ni ugukiranuka, kandi ikindi usabwa gukora ni ugukora ibyo Imana ishaka, ukagendera ku mategeko y'Imana, kandi ukubaha n'abantu bayo ukabakunda. Ubwo rero mu by'ukuri nanjye naravuze ngo nkurikije imirimo n'ibitangaza Imana yankoreye, ngakurikiza aho yankuye n'aho yangejeje, ni nayo mpamvu nanjye mvuze ngo reka nze guhamya, mpamye gukora kw'Imana, mpamye imirimo n'ibitangaza Imana yankoreye. Murabizi neza abantu benshi bagira abantu basingiza, abakera basengaga n'ibigirwamana bakabisingiza, ariko twebwe aka kanya ikituzanye ntago tuje guhamya umuntu, ntago tuje gusingiza ibigirwamana, ahubwo tuje guhamya gukora kw'Imana ndetse no kugira neza kwayo. Murabizi rero hari igihe abantu bajya mu kabari bakanywa agacupa, bamara kugahaga ugasanga ari gusingiza umuntu runaka, akamurahira ngo wangiriye neza, wankoreye neza, none ukibaza ngo uri muntu ki udashobora guhamya kugira neza kw'Imana? Uri muntu ki udashobora guhamya gukora kw'Imana, ko nabo bose basingiza abandi baremwe n'Imana? Ngero nicyo kintu kinzanye, kandi mbibutsa yuko ibi biganiro byacu
ntago igihe cyose nzajya nkora ndi jyenyine, nzajya mba ndi kumwe na bagenzi banjye nabo bafite ubuhamya bw'iby'Imana yabakoreye, nzajya mba ndi kumwe na bagenzi banjye nabo bafite guhamya kw'Imana. Ariko ubu aka kanya reka mvuge ngo ntangiye iki kiganiro ndi jyenyine Humble VP, ariko mu by'ukuri ibyiza biri imbere. Icyo mbasaba rero mbere yuko ntangira ibiganiro byanjye, dufite umuyoboro ibiganiro bicaho naho muzajya mubisanga, muzajya mubisa kuri YouTube channel ni Yobu Mushya, uzanyandikamo Yobu iriya yo muri Bibiliya wongereho Mushya. Ubundi rero kandi kuri subscribe, ukande like, share and comment. Twibanire buri munsi tuzaba tubagezaho ibiganiro by'isanamitima, buri munsi tuzajya tubagezaho ubuhamya butandukanye bw'aho Imana yakuye umuntu yahemugejeje. Kandi nawe nkubwira ngo niba hari ikigukoze ku mutima cyangwa se ukumva ko nawe hari Imana yagukuye, utwandikire muri comment utubwire ati nanjye nibutse kiriya ko Imana yakinkoreye, nanjye nibutse ko hari Imana yankuye ndetse naho yangejeje. Kandi rwose nawe uzashaka ko duguha ikiganiro tugakorana ikiganiro uvuga iby'Imana yagukoreye, nawe turakuraritse. Turi kumwe 5 kwa 5. Nomero yanjye telefone rero mushaka kuzajya munsangaho ni kuri 078 61 26 379. Kuri Facebook ni Gaspari Nshimiyimana Humble VP, Instagram nayo ni Gaspari Humble VP. Murakoze rero, reka dutangire ikiganiro. Ubwo ndabiza benshi mugiye kugira amatsiko, mugiye kuvuga ati se noneho Humble VP ko tumuzi, abanzi cyane cyane muri secondaire nongere mbibibutse, abantu twiganye muri Notre Dame de la Paix Cyanika. Ubwo ndanabamamaje cyane kuko ndanayamamaje, ariko rwose sinarwa no kuyamamaza kuko ni ikigo cyandeze, ni ikigo twagiremo ibihe byiza. Ariko najya mbabwire ngo mwari munzi kuri Humble VP, munzi ko ndi umusitari, ariko nubwo nari umusitari murabizi nari umusitari ukunda Imana, kuko gusenga nabaga ndimo, mu materaniro nabaga ndimo. Ariko mu by'ukuri nagira mbabwire ngo nuba umusitari, uzaba umusitari wo muri Yesu, ntuzaba umusitari wo muri isi, kuko ubusitari bwo muri isi burangirana n'iyi si. Ariko nuba umusitari mu by'Imana, nagira nkubwize ukuri, no mu bundi buzima uzakomeza ubu umusitari. Ubwo rero ngewe ikiganiro twabategura uno munsi cyangwa se insanganyamatsiko niyivuga ngo ese nawe hari aho wibuka Imana yagukuye bigatuma uyishima? Ese nawe hari aho wibuka Imana yabaragukuye bigatuma igihe cyose wahora uyishima? Navuga nti yego, ku ruhare rwanjye bategura iki kiganiro, ngiye hari aho Imana yankuye bishobora gutuma mpora nyishima igihe cyose. Kandi buriya niba uri umwana mwiza, igihe cyose iyo umubyeyi akugaburiye ukarya ugaha ukishima, uramushima. Ni nayo mpamvu rero kuko nanjye umubyeyi wanjye Imana Data twese dukunda, Imana Mwana, Imana Roho Mutagatifu, Imana ubutatu butagatifu, ari byo mvuze, nanjye ntareka guhora nyishima bitewe naho yankuye. Reka dusubire inyuma, wenda ku bantu bari kure iki kiganiro cyanjye barabizi kera, wenda reka mpere kubanza twiga muri primaire. Uburyo twari tubayeho, ubuzima twari tubayeho, tujya ku ishuri twambaye ibirenge, tujya ku ishuri duca mu rume, tujya ku ishuri tugenda twirukanka inyuma y'ibigurudumu cyangwa se ibyo bita ibipira, tugenda utera agapira mu muhanda. Ariko bakakanya tuvugana nkaba ndi umugabo ushima Imana, nkaba ndi umugabo ushobora guhagarara ku maguru yombi, nkavuga nti Imana warakoze, nkazamura ikiganza cyanjye ngashima Imana nti Imana warakoze. Ubwo rero mu by'ukuri nawe niba wibutse muri ubwo buzima twabanyemo hakaba ari Imana yagukuye naho ikugejeje, upfuka mushima Imana kandi ntukabyibagirwe. Igihe cyose ujye ugerageza gushima Imana, waba uri guhura n'ibyiza, waba uri guhura n'ibibi, ushima Imana, kuko Imana niyo mugenga wa byose. Uyu munsi waba uri kurira ejo ugaseka, uyu munsi waba uri guseka ejo ukarira. Abanyarwanda baravuze ngo nta gahora gahanze, ariko icyo nakubwira cyo Imana ibyo itegereje kukujya cyangwa ibyo yibwira kukugirira ni ibyiza, ntago ari ibibi. Ubwo rero twongeye dusubira inyuma tuvuge ngo se abantu twabanye muri segonderi namwe mwamubyibuka? Mwamwibuka ubuzima twanyuzemo? Mwamwibuka ubuzima twabayemo? Ese aka kanya watekerezaga yuko waba uri uwo uriho aka kanya? Birashoboka yuko mu by'ukuri waba uruzi ngo uzaba minisitiri. Abanyeshuri cyane cyane bo muri segonderi buriya twagiraga ibyumviro bitandukanye, ndetse rimwe n'imwe twibwiraga yuko udashobora kwiga ngo ubure akazi. Nibyo twabaga twumva, rutangiraga tubuse za MTN zirahari, ibigo bitandukanye birahari, amabanki arahari, nabura akazi gute? Ariko nagiye nkubwira ngo icyo uzaba cyo Imana ibikizi from the beginning at the end. Sibyo? Niyo mpamvu rero mubwira ngo ibuka nawe bwa buzima twanyuranyemo, reka mbwibutse mwe twabanye mu Cyanika. Reka mvuga nk'ikintu Imana yankoreye gitangaje cyane, nawe niwumva cyarakubaho icyo kintu tugishima Imana. Uzi kuba Imana yakwishyura minerivare? Uzi kuba wari warabuze ukuntu bigenza ubona ko kwiga kwawe birangiye, Imana igaca mu nzira zayo
ikakwishyura minerivare, Imana ishobora kukubera papa wawe, Imana ishobora kukubera mama wawe, Imana ishobora kukubera umuvandimwe, Imana ishobora kukubera byose muri byose, ndetse n'abo wizera bakomeye, n'abo wari wiringiye bose batabigukoreye, ariko Imana ikagira gute? Ikabigukorera. Ubwo rero najya mbibutse ngo niba mwibuka ubuzima twabagamo Notre Dame ducengana n'abayobozi, cyane cyane abashinzwe kwishyuza, ageze muri A, ageze muri B, ubwo niga muri C, reka mbe nsotse nagaruka muri C nsubire muri A, uburyo twacengacenganagamo ibi byose murabizi, ariko bakakanya Imana yahinduye amateka, ubu ngubu rwose ibintu byagenze neza. Nawe niba icyo kintu cyarakubayeho ukaba ukibutse, ni ukuri ujye ugaragaza guhamya kwawe, kandi mu by'ukuri uhagarare ku ijambo ryawe ryo gushima Imana, kuko ntaho Imana itagukura ngo inakugeze. Ubwo rero murabyibuka kera muri segonderi uburyo twabagaho, ibaze kuba waranywaga igikoma ukakinywera mu idishi, ariko bakakanya ushobora kuba ufata ikirahure amazi ukanywera mu kirahure, cyangwa se ukanywera mu gakombe keza bitewe n'imirimo Imana yagukoreye, ukaba ushobora kuba wakwicara ahantu rwose ukanywa wiyubashye, ukanywa agafanta kawe, cyangwa se n'ibindi ufata bitewe n'imyemerere yawe, ariko mu by'ukuri ntabwo ukiri kunywa cya gikoma cya kawunga ukizunguza mu idishi. Ubwo si imirimo n'ibitangaza Imana yagukoreye? Nawe rero ugiye kuyishima. Ubwo navuga nk'ubuzima twawe muri segonderi, tukajya kugura amavoka, abo twasangiye igipondo murabyibuka, ariko bakanya dushobora guhura tugasangira inkoko, tugasangira agafiti, tugasangira umureti. Ibyo byose ni imirimo n'ibitangaza Imana yagiye idukorera, nta n'undi muntu ari kubidushoboza. Niba mbeshye wandike muri komenti unyomoza ati Hambo vipi, igipondo ntitwakiriye, unyomoza ati Hambo vipi, ntitwigeze tunywa ikigage. Ibyo byose ubinyomoza, ariko gihe nagira ntago ngambire kubwira ngo uze kunyomoza, ahubwo ngiye wibuke aho Imana yagukuye, wibuke n'ubuzima kakanya uhagazemo, bitume nawe ufata umwanzo kuvuga ngo burya nanjye koko nagomba gushima Imana. Tugere mu buzima bwo muri kaminuza, bwo ndi kwihuta. Muri kaminuza nabwo ubuzima twabayemo, abo twabanyemo barabizi. Reka mvuga umuntu bita Nkunda Bagenzi Donatien, mvuga umuntu bita Ngarambe, ndetse n'abandi bose. My friend, ubuzima twabayemo murabuzi. Nubwo mubayemo akakanya ndabuzi, nanjye ubwo mbayemo akakanya murabuzi. Inshuti zanjye twabanye muri kaminuza UR Rusizi campus, ubuzima twabayemo ugereranyije n'ubwo turimo ubu ngubu, wavuga ngo ni imbaraga z'ababyeyi banjye, ni imbaraga z'imiryango yanjye, cyane imbaraga z'Imana. Ubwo ngubwo byo ubyibaze, numara kubyibaza ubwo uri bushime uwatumye uhindurwa ubuzima. Ariko ngiye ku giti cyanjye, uwo ndiwe wese n'icyo ndicyo nakigizwe n'Imana. Nta zindi support nabonye, nta wundi bufasha nabonye, yewe nta n'undi bufasha bundi nzakenera. Nge nzafashwa n'Imana yo mu ijuru, yo mugenga byose, yo yaremye ijuru n'isi, karema n'ibituye byose, ikarema ikiremwa muntu, ikakirutisha ibindi biremwa byose, ikagiha ubwenge. Iyo niyo Mana ngiye nzakorera, kandi niyo Mana nzahora nirahira. Ubwo rero mu by'ukuri ubuzima twabayemo murabuzi, kwiga hamwe rimwe na rimwe bitugora, dutegereza buruse 2025, murabyibuka. Muri 2025 uzaguramo agapantaro, uzaguramo akawunga, ukaguramo amakara, ukaguramo iki n'iki, ugakenera gufotoza note. Ibyo byose murabizi, ni ibintu birebire. Ariko bakakanya tuvugana, ushobora kubaho wicaye akakanya wakwigurira laptop. Ibaze ko waravuye mu gufotoza note ku page imwe 30 ya 20 yaburaga, ariko akanya ukaba ushobora kwigura laptop 300, 400, 500. Ubwo kuko mu by'ukuri nicyo utashima Imana. Gihe ndashima Imana kuko iyo laptop nayigura, ndashima Imana kuko mu by'ukuri ari igihe cyageraga umuntu akamara icyumweru cyose arya akawunga cyangwa ukwezi, rimwe n'imwe akanakabura, sintinya kubivuga, n'akawunga karaburaga, ugasanga buze n'amakara y'ijana, ariko bakakanya Imana yahinduye ubuzima. Niyo mpamvu rongeye mvuze ngo reka ntangize ikiganiro kijyanye no gushima Imana no kuvuga ibintu bitangaza Imana yadukoreye. Ntago mu by'ukuri nje kwitaka cyangwa nje kugiraho nirataho, kuko jewe ibyo ndata ndarata ibintu bitangaza Imana yankoreye, ntago nje kurata ubuzima mbayemo, kuko sinangiye mu buzima bwiza. Oya, ntabwo ari njye mbayeho mu buzima bwiza kurusha abandi, ariko njye ubwo mbayemo bwose njye mbishimira Imana. Icy'ingenzi ni uko mbona yuko hari aho Imana yankuye, ndetse naho imaze kongeza, aho izangeza handiho ni akazi kayo n'ubundi niyo ibizi. Ariko icyo mpamya cyo nashidikanya ni uko mfite ibimenyetso binyereka ko Imana izangirira neza. Ubwo rero nshuti bavandimwe, dufate umuco kujya dushima Imana, tureke gushimira aba onkere gusa, tureke gushimira aba tante, tureke gushimira ababyara bacu, ahubwo dufate n'umwanya dushime Imana. Kuko ushobora no kuba wenda we wari uriho mu buzima bwiza, bitewe no kuvuga ngo navukiye mu muryango ukize, navutse wenda mbona famiye imfasha, ibintu byose babimpa, ariko menya ngo iyo famiye yawe yarinzwe nande cyangwa yarimwe nande,
yaremwe n'Imana. Ubwo rero mbere yo kumva yuko ugomba gushima abo bose, ujye wibuka n'umugenga wa byose, wibuke n'umuntu wabaremye akabarinda akabarengera mu bihe bitandukanye bibi igihugu cyacu cyanyuzemo, bakaba barabashiye kuba bakiriho kugira ngo nawe baze bakwiteho. Naryo ni ishimwe ry'Imana, kuko mu by'ukuri iyo Imana itaza kubarinda, iyo Imana itaza kubarengera, ubwo bufasha baguhaye ntabwo ubufite. Niyo mpamvu ibyo bakora byose, ubuzima baba barabayemo bwose, bwaba bwiza cyangwa ububi, jyewe bukagushima Imana. Njyewe rero mu buzima busanzwe igihe cyose numva ko ngomba kuba nshima Imana, naba ndi mu byiza ngashima Imana, naba ndi mu bibi ngashima Imana, kuko byose bikesha na Kristo we ugira gute umpa imbaraga. Ubwo rero bashuti banjye bavandimwe, mugerageze mukunda Imana, kandi gukunda Imana ntago bivuze kwirirwa usenga umunsi wose. Oya, ntituzishuke. Gukunda Imana ntabwo ari uguhora dusenga buri munsi ngo duhere dupfukamye buri munsi. Gukunda Imana ni uko ugomba gukunda n'abo Imana yaremye. Niba udakunda mugenzi wawe, n'Imana ntuyikunda. Kuko mbere na mbere yuko ujya gukunda Imana, iyo Mana ntabwo uyireba, ariko kunda mugenzi wawe Imana yaremye. Nukunda mugenzi wawe, ndamye nashidikanye ko n'Imana uzaba uyikunze. Nufashe mugenzi wawe, n'Imana uzaba uyifashije. Nubwira neza mugenzi wawe, n'Imana uzaba uyibwiye neza. Bajya bakunda kuvuga ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Igihe cyose wabwiye mugenzi wawe neza, igihe wamufashe neza, jya umenya yuko ibyo uri gukora byose ingororano yabyo uzayibona, cyangwa se inyiturano yabyo abanyarwanda ko bakunda kuvuga uzayibona. Kandi hamwe nashidikanya, Imana yacu ntabwo ihemba nabi, ahubwo ihemba neza. Imana yacu ntabwo ishobora kugukerereza ngo ujye muri rotari cyangwa iki, kandi niyo yagukerereza, bajya bavuga ngo niyo yagukerereza iragutegera. Ariko ikintu mpamya nashidikanya nuko Imana yacu ari Imana y'inyembaraga, ari Imana y'inyembabazi, ni Imana y'inkemwe, ni Imana ishobora byose, kuva ku buzima bwacu bwose kugeza ku iherezo tutazi. Ubuzima bwacu bwose buri mu biganza by'Imana. Igihe cyose twe tuzajya duhora dushima Imana. Ni niyo mpamvu nanjye ntangije kino kiganiro kugira ngo tuvuge kugira neza kw'Imana. Iyi cyane nk'uko nabibabwiye, muzajya musangaho ibiganiro byinshi bitandukanye, ndetse muzajya musangaho n'indirimbo za gospel zacu bwite. Ntago ari iz'abandi tuzajya tunyuzaho, ni izacu bwite. Imana yatugire neza. Erega muvandimwe, nagiye nkubwira ngo nta hantu kure Imana itakura umuntu, nta n'ahantu kure Imana itakugeza, sibyo? Ubusa koko wakwibuka ko Hambo vipi nshimiye Imana waruzi, we warunzi, cyangwa n'ubu ngubu umenye mu minsi ya vuba. Ubu ngubu nashobora kuza imbere ya mikoro ngahamya kugira neza kw'Imana. Waruzi ko nshobora kujya nkakora indirimbo yo kuramya no guhimbaza nkaririmba. Ariko nagira nkubwire ngo icyambere ni ukwicisha bugufi. Hari akaririmbo rero nkunda kuririmba kajyanye n'ijambo ry'Imana, avuga ngo Imigani 24 mu Migani 22 umurongo wa 4 avuga ngo uwicisha bugufa kubaho Uwiteka, ingorane n'ubukire, icyubahiro ndetse n'ubugingo. None nahinjemo agace k'indirimbo kavuga ngo Imigani 22 umurongo wa 4 haravuga ngo uwicisha bugufa kubaho Uwiteka, ingororano ye n'ubukire, icya kabiri ni icyubahiro, icya gatatu n'ubugingo. Imana ituzi kurusha uko twe twiyizi, imibereho yacu irayizi, amaganya yacu irayazi. Rero wiyirariraho ngo naho ibindi byose yabireka, ikangira igikoresho cyayo, nashima. Urumva? Nuvuga ngo yewe uwo murongo narawukunze, maze kuwukunda avuga ngo reka nkoremo n'akaririmbo. Ndabizi ngo mugize amatsiko, ariko nimugira amatsiko nzayikomeza ndirimbo nyirangize nayo nyisohore muyibone. Ubwo rero turakomeje mu by'ukuri, ariko nsoza ikintu najya mubwira ngo rira jambo ry'Imana ryaramfashe ryo Migani 22 umurongo wa 4, kuko haravuga ngo uwicisha bugufi akubaho Uwiteka, ingorane n'ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Wakwibaza ngo kuki Imana umuntu wanditse iryo jambo yari arimo umwuka wera, kuki atabanje icyubahiro, kuki atabanje ubugingo? Impamvu rero yabanje ubukire, icyubahiro n'ubugingo, najya nkubwira ngo naho ubutaha ibyo nzabigusobanura neza ku buryo uzamenya impamvu iryo jambo ryanditswe gutyo. Kandi hamwe nashidikanye uko nuryumva uzamenya uko witwara muri urugendo turimo rwo mwisi.
murakoze rero, Imana ibaho umugisha. Shalom shalom. Nakagaruka ibiganiro byo mugiye kujya mubona buri munsi muzajyamo kumwe n'abatumirwa benshi, abahanuzi bari mu mwuka wera, abafite ijambo ry'Imana kandi rihamye, ndetse n'abandi bose bafite ubuhamya bwo guhamya iby'Imana yabakoreye. Tuzajya tuba turi kumwe umunsi ku munsi. Shalom shalom. Nongera kubibutsa yuko umurongo muzajya mubisangaho cya YouTube channel ni Yobu mushya. Munkabibutsa kuzajya mukanda subscribe, ukazogera mugakanda like, share and comment kugira ngo mujye mukomeza kubona ibiganiro byacu. Shalom shalom. Amahoro y'Imana bane namwe, ndabakunda kandi ndabishimira, kandi muhahe muronke ibyiza ntibikabure mu miryango yanyu. Imana ibaho umugisha. Amen.